You. How are you? Jesus, no. No, don't touch me, please. Mana yanjye kuko uriya mugabo koko namushatse kuko aribwo ntangiye kubona ko nibeshye kigabo cya feke mu buryo nta kigenda uramubwira ngo gura iki ngo nta mafaranga gute namushatse afite amafaranga akaba yagiye byagenze ubundi wakwikundana n'uriya mwana w'umuhungu ko afite amafaranga afite inka ntarekana n'inyatsi y'umugabo uriya musenzi utagize icyo amaze ariko mana yanjye mana ihoraho kanze nkora ikintu kimwe asibaza umugore yashatse bizamucanga unize ikibiriti ikibiriti hanyuma se hano muri salo ntushaka gutera ikibiriti ariko ntimukavogere urugo rw'umuntu unize ikibiriti nta kibiriti mfite kandi ikindi gihe ujye ubanza ukomange ntabwo hano ari hamigere genda Karibu. Sisi vite. Nazo? Karibu. Vite se. Hama kujutambye ni kimashkanya na murugo. Nibaze byinshi mama ndabizi ko abatemutse. Hama je ndikosa ni wavuga. Ntabwo amagatifu nabaranije. Urabetse. Mwapfuye ikizi nyine urabona mama hari ukuntu uba wagiye mu kazi ka ngombwa ko umbeshye twagutahana ishoro kwa oya subizwa n'indahani ngo kubera akazi bikaba ngombwa ko nyererwaho gatoya agomba kunyereka nagiye icyo twamubwira kuri bukererwa umama umunsi neza biba byanunguye nanjye kora amakosa hano hepfo urenze inzu gato ebyiri iri hepfo yayo esa ubona ari mwiza urakoze meze neza cyane ubona muri bimwe byose usabwa abibonye ntarekombe abibonye urabona ese se bizasaba wankunze sinzi niba wamuhaye hanyuma ndashaka ko uhamagara mama shaka kumenya ikintu mwapfuye sisi ndaza kumuhamagara ariko nawe bigira inama okay karibu
gutose. Sawa. Sister. Badusoye. Kuki batambwiye ko waje? Ndatunga ntabwo arabizi ko ndi buze. Wari umeze neza se? Umeze neza. Kuri wawe wamubonye ute se? Mukuru wanjye ameze neza ndabona uri kumwitaho. Okay, nanjye nuko nagiye gusenga ni mpamvu nahise magera vuba. Okay. Nta kibazo ngewe rero ndumva naniwe. Aka kanya wisupe? Njya kuryama turabonana mu Okay, genda uruhuke nta kibazo. Murakoze. Aho uryama urahazi hano ni iwanyu. Yego. Se chérie. Umuntu ahaguruka ugahita uhindukana nawe? Uko bimeze. Ese kuki uhinduka buri gihe? Mpindukane. Ese uba wabuze iki? Simutuka nta kintu na kimwe dupfa. Igeze ubona mpinduka. Njyewe muranibaza impamvu muri mbona ntazi isurimo ni bwoko ki? Nyine ni kubireba. Yamaze akubwira inyungu yabwira ko nta nzira ufite kandi uzicuza umusore. Ntukajya untangamira. Ibyo bita agasuzuguro. Ese ko umugabo ni iki? Umugore nashatse ageze ku rwego rw'uko asa nk'uwambaye ubusa. Akose Mana, kuki ukomeje kuntererana? Mvuye gusenga atitaye ko hari n'umushyitsi. Ntabwo nzi iyi myitwarire ahantu ari kuyikura pe. Maze gusenga ashoboka yose. Sinijyama ngo nsinzire. Mungu wangu, umeteseka, matatizo ni mengi. Kwa umetuacha marafiki wameteseka. Panangu, basi unisaidie Mungu. Nataka mkono wako, nataka nguvu zako. Mungu uko wapi? Cho niokoe mimi. Mada kamze mwike. How are you? Jesus, nibikwavuga. No. No, don't touch me, please. C'est chérie. Umva nyine chérie. Uyu ni nka mushiki wanjye. Mushiki wawe biki? Nukuri ntushaka kubyumva. Urabizi ndagukunda. You are liar. No. Ndagukunda nyuma. No, I can't. Don't touch me, please. Uyu nguyu ni nkaho mushiki wanjye. Okay, Ni nkaho mushiki wanjye. it's okay. No, umva wumve chérie. Ntabwo nakubeshya. Ndagukunda. Isa nkaho uracicaye aho ngaho hamarike. Panangu, Nagusize wicaye aho ngaho naho ucicaye. Niko kazi. akose madamu. Ko pasiteri wago. Ese umuntu azajya korohera ukomeze umushyushye. Ariko uzajya unyorohera ibiki? Gute umuntu akubwira ikintu ntugikore? Imbere nagusabiye amafuta urashyize. Kandi wowe Akose madamu. Panangu, pasiteri wago. Umuntu yakoroheye iteka ryose umva ko ari ukumushitinga paka. Ese basi njye buriya wampaye amahoro yawe. niki yavuga kitari ukuri?
no guca bugufi byarakunaniye. reka nkubwire n'undi munsi ahubwo mbwira niba ushaka kuba umugabo bise turi ndakwiyamye nimba nta kintu ushoboye yewe ndahava cyangwa wowe ahubwo mbwira niba ushaka kuba umugabo